karande n'imyuka mibi. Bakavuga inyoroshyo. Ndagira ngo mbabwire ngo mwitege ibi ngibi. Hari abantu bazima bakoze Imana bajya kugenda ari bazima bagaruka ari imirambo. Ndababwiza ukuri. Mugiye kugenda muri bazima ariko muraguruka muri imirambo. Yego. Yo yari yamutumiye ntago arabarangira bo. Ndagira ngo mubwire ngo Papi Clever na Mama Clever uyu mwaka mu bitege. Sabagiye gucurangayo uyu mwaka mu bitege. Sabagiye mu madini ndi kuvuga ahangaha hano hafi. Bagiye kwa Munyene, bajya kwa Julienne, bajya kwa Gitwaza uyu mwaka mu bitege. Inyenyeri zo bagiye kuzikubita hasi, bagiye kuzima. Ushaka gukoresha kuvuga ayo magambo. Twagiye. Prezire wa Zaburisha aherutse kuzana umudamu amwica ariko mbere nawe ntabwo akibwiriza. Twagiye. Ntabwo akibwiriza muri Noble Family. Oye nuko mbona kuri gahunda bipanze ataragerwaho. Nari mamagaye Rickson tumeze neza. Mama Lioneri ubwo yazaga kubwiriza muri Zambia. Waba uri mu babyeyi bamwakiriye cyane. Hari abantu bavuze ngo ni itorero ry'abarangi. Ese koko nawe uri umurangikazi mwasengeye mu itorero ry'abarangi muhituka abarangi. Oya yari yaje hari groupe yitwa Blessed Queen nanjye nyirimo. Nyambaro y'abarangi harimo n'amabara ngo y'imikororombya. Ibyo by'abarangi nge ntabyo nzi. Mama Lioneri yarabwirizaga Papi Clever na Madamu bagacuranga bakaririmba. Ba Papi Clever bari baje kuririmba, Mama Lioneri we yari yaje nk'umuvuga butumwa. Uyu nyinindekwe yatanzemo sugira igitambo. Rega impamvu tuvuga ibi ngibi ibyo nabihamya. Hanyuma Apotre Gitwaza, Dr. Paul Gitwaza we yigeze amushimira ko ari umupasiteri mwiza, umupasiteri ukorera Imana, kandi njye narabimenye ko Pastor Nyirindekwe akoresha imyuka mibi. None ko Gitwaza afite Imana kitamweretse ko Nyirindekwe akoresha imyuka mibi. Nyirindekwe njya gusengera kwa Nyirindekwe, njyayo uko Imana njyanyeyo ari byo ashaka kunyereka, ariko ndabihamya n'amaguru abiri yanjye yombi. Pastor Nyirindekwe akoresha imyuka mibi. Abajyayo murabizi Pastor Nyirindekwe akoresha imyuka mibi. Ibi byo sibanga. Ibi bintu biteye isoni, biteye igisuzuguriro, biragayitse mu buryo bumwe cyangwa ubundi buryo. Abantu b'Imana bari kubabazwa cyane, bagatotezwa, bagahura. Nje byambabaje, birimo birambabaza kubona abakozi b'Imana cyangwa se ibikoresho by'Imana ari byo Satani ari kwifashisha kugira ngo umurimo w'Imana ugire gute usenyuke. Ira Pasika azajya Mozambique, nawe azajya Mozambique agiye kwa Mama Lioneri, ahari nawe azamusangeyo. Narabibabwiye kandi ibyo byo muraza nkuko Imana irabimbwiraga. Noneho nge reka mbifurize ibihe byiza, amahoro y'Imana, Nyagasani gukomeza kubana namwe. Imana iguhereza umugisha aho uherereye hose, Imana ikwimane, Imana irengere ubugingo bwawe. Nino sa ntibisanzwe, ndagushimiye uwo maze gukora subscribe cyangwa sabone, Imana iguha umugisha. Nawe utarakora subscribe fata amasegonda 5 yonyine gusa kandi subscribe. Buri mu gitondo nimugoroba uzajya ubona ikiganiro twakoze. Imana ikwishimire. Nta handi rero kamera twazerekeje ni muri gospel. Kamera twazerekeje mu Rwanda na Mozambique na Zambia, kubera ko hari ibintu nyine ushobora kubona ukavuga ngo ibi bintu biteye isoni, biteye igisuzuguriro, biragayitse mu buryo bumwe cyangwa ubundi buryo.
abantu b'Imana bari kubabazwa cyane bagatotezwa bagahura nje byambabaje birimo birambabaza kubona abakozi b'Imana cyangwa se ibikoresho by'Imana ari byo Satani ari kwifashisha kugira ngo umurimo w'Imana ugire gute usenyuke. Ejo nababwiye ngo Nyirapasika azajya Mozambique, nawe azajya Mozambique agiye kwa Mama Lionel ahari nawe azamusangeyo. Narabibabwiye kandi ibyo byo muzabibona birumvikana, muzahita namwe ubwanyu muzahita mugira gute mubyibonera. Abakozi b'Imana muri iyi minsi ushobora kubaza ngo mbese ni ikihe kibazo bafite, biri kugenda bite? Navuze ngo Satani w'ikintu nk'uko Imana aje kumbishurira, Satani w'ikintu ashaka ni ugufata abakozi b'Imana akabakinga imbere amafaranga n'icyubahiro, yamara kubakinga amafaranga n'icyubahiro bikarangira Imana yari iri imbere kuri bo bikarangira bayigize iya nyuma. Ariko ntago byagakwiriye kubera yuko Imana yakoze ibikomeye, Imana ikabagaburira ikabambika ibyo bayituye, ni ibintu bitari byiza. Hari abakozi b'Imana Imana yagiye igira neza, ariko kubera guhaga no kurengwa birangira ibyari ibyiza bibabereye bibi. Urutonde rwabo abakozi b'Imana Imana yagiriye neza ariko birangira bibaye bibi. Imana yagiriye neza Bosco wa Serifati, ikimuhaye aravuga ngo ntago ari bunyurwe, reka akoresha imyuka mibi. Ese icyo cyubahiro ntabwo cyari gihagije? Kutanyurwa rero gutumye abantu benshi bapfa bazize cyangwa se bazira kudaha agaciro n'icyubahiro Imana yabahaye. Ikindi cya kabiri, ahantu nahise menyera ko uyu mugabo Gitwaza akorana n'imyuka mibi. Nk'uko Imana irabimbwiraga noneho njye nkabishidikanya, nk'uko Imana akambwira noneho njye najya mu kirere cy'umubiri nkabishidikanya, base bibaho, birashoboka. Njye nkabishidikanya, ndabizi mugiye kuntuka munambwire nabi, ariko ndabihamya neza. Igitondo kimwe nk'uko Imana yantumye kwa Nyirindekwe, njya gusengera kwa Nyirindekwe, njyayo nk'uko Imana njyanyeyo ari byo ashaka kunyereka, ariko ndabihamya n'amaguru abiri yanjye yombi. Pastor Nyirindekwe ko akoresha imyuka mibi. Abajyayo murabizi, Pastor Nyirindekwe akoresha imyuka mibi. Ibi byo si ibanga. Uyu Ernest, Nyirindekwe Ernest akoresha imyuka mibi rwose. Ibyo byo ndabizi, mbihagazeho ndabihamya, kakoresha imyuka mibi. Icyo ni kimwe, kandi mfite ibihamya bigaragaza ko Nyirindekwe akoresha imyuka mibi. Hanyuma Apotre Gitwaza, Dr. Paul Gitwaza we yigeze amushimira ko ari umupasiteri mwiza, umupasiteri ukorera Imana. Kandi njye narabimenye ko Pastor Nyirindekwe akoresha imyuka mibi. None ko Gitwaza afite Imana kitamweretse ko Nyirindekwe akoresha imyuka mibi. Ni mu gitaramo cye cyabereye niba ari Brussels, niba ari cyabereye hehe muri Canada. Uyu Nyirindekwe yatanzemo sugira igitambo. Rega impamvu tuvuga ibi ngibi ibyo nabihamya. Kanze gato. Nyirindekwe yatanzemo sugira igitambo.
of the palace. ndashaka kuza kubihuza n'ubuvuzi kanze I want you to connect it with our ordinary life kugira ngo abantu babyumve inzozi ufite so that people may understand higher. nubona umuntu wumva yazamuka wenyine If you see a person who needs to go higher, ujye umenya ko afite ibimenyetso byo kumanuka hejuru harashe the highest level gets over. umugabo witwa nebukadinezari The man called Nebuchadnezzar, yarazamutse hejuru harashe reka nkubwiye let me tell you, nubona imana ikuzamuka if you see God is taking you higher, ntukishyire hejuru never exalt yourself. sugira Steven kankwereka uburyo bamushyize bamutamye n'igitambo mumbabare gato ndaza kubivugaho gato ndabigarukaho ariko ni ukuri kambabwiza ukuri ngenda narababwiye ngo ukuri kuzuye Ernest yatabye abakozi b'Imana atari umwe atari babiri atari batatu atari bane atari batanu ibi mbabwira ni ukuri uyu Pastor Isayi umuvugizi wa ADEPR mu Rwanda njyewe kambabwiza ukuri wenda bitira bivuga ko mukagira ngo ni ibintu bitagize umushumba mukuru wa ADEPR mu Rwanda Isayi ibi ndaza kubivuga nshireho umuco nerure mvugisha ukuri nawe yakorana n'imyuka mibi kugira ngo nibura areba ko igikundiro cyaza cyinshi ibi mvuga ni ukuri buriya ni uko abantu benshi mutabimenya impamvu ADEPR irimo akavuyo n'akajagari uyu muvugizi uyu mushumba mukuru hari amasezerano afitanye n'aba bandi bano ba Gitwaza bano ba Nyirindekwe ba Poso Mignone ba Julienne aba bose bagira gute bagahura mwewe nimba mutabibona Imana yaduhaye kugira gute kubimenya niba Imana ishobora kugira gutya nyamara mushaka mwakumva aya magambo icyo ni kimwe nabyo ngo Gitwaza akoresha imyuka mibi nyamara mu ntera amabuye ariko ntabwo uyu mwaka 2026 ushobora kurangira nta kantu kabaye muri zone tempo ibi ndabibabwiye ndavuze ngo nyine ndiko akoresha imyuka mibi murabizi ariko reka twigendere twigire Zambia mama Lionel nje nzajya mbabwira gatanu ku kandi mbabwiza ukuri abankunda muzankunde batankunda muzabyihorere ariko navugishije iki ukuri bavandimwe kambabazi hari ikiganiro wenda tugiye kuganira ngiye gushyiraho hamwe mwumve ko mutuka abakozi b'Imana mukabatukuriza kanze wumve mama Lionel ni umukozi w'Imana ngo ni umukozi w'Imana ariko amagambo hari ikiganiro yakoze nawe atangiye gushyiraho abantu bamuvuganira bamurwanirira kugira ngo bahoshe abantu uyu Byishimo arimo aravuga ukuri akavuga ibintu azi afitiye proof ariko abandi nabo bari kugenda baratukana baragira gute nibure se bareka gutukana bakamanza bashyira ubwenge kugiye bakareba basenga Imana ikabereka
njye nzabona ikintu nkibwiwe Imana iba ubwenge bwo kukimenya hanyuma uza ugihakana nkandi. Ubu hari abantu barantera amabuye ngo navuze ngo Ernest ngakoresha ngo navuze ngakoresha imyuka mibi babihakane. Nyirinde ko Ernest akoresha imyuka mibi. Ibi ndabivuga mbihagazeho neruye nemye. Tukabibabwire neza. Nyinde ko kunakoresha imyuka nge nigereyeyo. Ndabyibonera. Ntabwo ari ibintu byo hirya bavuga nge nigereyeyo. Namwe nubwo mwirengagiza. Ariko murabizi ko akoresha imyuka mibi. None nimbivuga ngo muntera amabuye. Byishimire kuba ati nabonye ibingibi mbona ibingibi. Kazomba amagambo na Pascal noza Marioneri yavuze avugana na Pastor Claude. Wumva umuntu w'Imana niba ashaka gukoresha kuvuga ayo magambo. Twagiye Prezire wa Zaburishya aherutse kuzana umudamu amwica ariko mbere nawe ntabwo akibwiriza. Twagiye Ntabwo akibwiriza muri Noble Family. Oye nuko mbona kuri gahunda bipanze ataragerwaho. Narimamagaye Rickson tumeze neza. Marioneri ubwo yazaga kubwiriza muri Zambia. Bamwakira. Waba uri mu babyeyi bamwakiriye cyane. Hari abantu bavuze ngo ni itorero ry'abarangi. Ese koko nawe uri umurangikazi mwasengeye mu itorero ry'abarangi muhituka abarangi. Oya yari yaje hari gurupe yitwa Blessed Queen nanjye nyirimo. Imyambaro y'abarangi Umva. harimo n'amabara ngo y'imikororombya. Ibyo by'abarangi nge ntabyo nzi. Marioneri yarabwirizaga Papi Keleva na madamu bagacuranga bakaririmba. Ba Papi Keleva bari baje kuririmba, Marioneri we yari yaje nk'umuvugabutumwa. Yego. Niyo yari yamutumiye ntabwo ari abarangira bo. nagira nkubwire ngo Papi Cleva na Mama Cleva uyu mwaka mu bitege sabagiye gucurangayo uyu mwaka mu bitege sabagiye mu amadini ndi kuvuga ahangaha hano hafi bagiye kwa Munyene bajya kwa Julienne bajya kwa Gitwaza uyu mwaka mu bitege inyenyeri zo bagiye kuzikubita hasi bagiye kuzima komeza ikiganiro Bavuze ko ari umurangi ahubwo nibo bazabisobanura neza. Yari yambaye imyambaro y'isite. Imyambaro ntabwo nabyitayeho ko icya mbere twe twarebaga ibyo yatubwiraga iby'imyambaro yari yambaye neza cyane. Yari yambaye imyambaro y'abatinganyi niko bamwe bavuga. Abarangi mu cyerekera. Mariyone Yesu ashimwe. Baramuzi cyane. Pastor noneho uyu ni Mama Marioneri we uri kuvuga reka nze mwumve Mama Marioneri we amagambo ari we agiye kwivugira we ubwe umenye niba ari umukozi w'Imana ese umukozi w'Imana yavuga kuriya ese birakwiriye ko bigenda kuriya muraza kumbwira Omana Roriye yakoze muri ADPR mu Rurindo inatura nyuma nawe rero wabaye umuvuga butumwa mpuzamahanga mu itorero rya ADPR umuntu wo muri ADPR mugenzi wawe avuga ngo wambaye imyambaro y'abarangi Umuntu se ugira ngo mu rwego rwanjye yego sinabona amasaha yo kumva umuntu utekereza atyo kandi ubu tuvugana ngewe nsigaranye amabuye yo kwicisha intare yego ntabwo naba mfitiye amabuye make nsigaranye ngo nyajugunye ahantu hose niboneye azagera ku ntare akunda amabuye namariye ku bindi bintu. Yandi magambo ufite amabuye yo kwicisha intare ntabwo ufite amabuye yo kujugunya ku ihene. wabyumvise umva bamwise ihene ngo ntabwo afite amabuye yo kwicisha ihene ni Pastor Claude bivuze Urumva ihene ntabwo itera ubwoba ariko intare iteye ubwoba mu ishyamba. Apostle Mignoni mu minsi ishize Prezire wa Zaburishya aherutse kuzana umudamu amwicaza kuri kamera ari umudamu arangije avuga ngo yajyanywe ikuzimu ngo na Apotre Mignoni. Ahangaha iyo wumvise bakwita umurangi uhita uvuga uti n'umubyeyi wanjye Apostle Mignoni niba bavuga Apostle Mignoni iyo bageze kuri jyeweho ati nta cyanteye ubwoba.
rero ahantu byiciye abantu wari ubuki bwo mu ntumbi y'intare ukanzanira ba gidiyoni bagiye gukubita hasi abamidiyani ukanzanira dawidi wishe gukora ahangaha mbanuzuye n'umwuka wera naho bitangiye kuzanamo abantu baha hirya mu gasyata. umuntu ashobora kumva uvuze mu gasyata agahita yumva agira pasika n'amamariyoneri akavuga ati harimo intambara ikomeye kubera icyo agaze karimo ni akazi k'umugisha. umuntu wese washyinguye sikituwa namwe urumvise abavandimwe inshuti z'umusaraba. Icyangombwa ni uko amamariyoneri we gahunda yarayikomeje ntagashobora kuyihagarika. Ikindi cya kabiri, Imana ridatabarira hafi, ibyari umurimo w'Imana birarangira bibaye imyuka mibi. Kuko n'imyuka mibi kuko ibyari umurimo w'Imana birangira habayemo impfu nyinshi. Ikimbabaje nuko nagiye kwerekana Mozambique mwaba bakozi b'Imana bari kugenda abantu bari gutumira baze ngo bagiye mu bisubizo, kumbi bagiye mu muriro waka. Barimo kuvuga ati badufashe neza, atanga ate wanyu ho wapi, tamadini yaho ngo nta kigenda, atariko twewe hano mu Zambia badufashe neza. Ndagira ngo mbabwire ngo mwabakozi b'Imana mwe mwabahanuzi mwe muri kugenda mugiye kumera nka muhanuzi babwiye ngo nagende ntaryo yagiye ntankwe yagiye yagerayo akarya kanywa akicirwa mu nzira n'intare yoherejwe n'Imana. Mwabara bose bagiye kujya mu Zambia ngo bagiye gutanga ubutumwa, aho kugira ngo batange ubutumwa bw'Imana bari kugenda batanga ngo batange ibiryohereye byuko Imana izabagira neza, ikabaha amazi, ikabaha amafaranga, ikabagura, ikabajyana i Burayi, aho kugira ngo batange ijambo ry'Imana ribohora rikuraho umuntu karande n'imyuka mibi. Bakavuga inyoroshyo. Ndagira ngo mbabwire ngo mwitege ibi ngibi. Hari abantu bazima bakoze Imana bajya kugenda ari bazima bagaruka ari imirambo. Ndababwiza ukuri, mugiye kugenda muri bazima ariko muraguruka muri imirambo. Ndakubwiza ukuri wowe dukurikiranye iki kiganiro mu kirebe mu cyumve. Mu gihe gito mugiye kubona ibyiza bya Zambia ko bigiye kubagendekera nk'abakozi b'Imana. Mugiye kureba ko bigiye kugenda, mugiye kureba uko Imana igiye kwikorera umukwabo wayo. Aba bari kugenda bakabanza kubasezeranya amafaranga mbere yo kugira ngo bagende. Nge byambabaje kumva umukozi w'Imana agenda ntagenda agiye gutanga message z'ijuru, akagenda agiye gutanga message zo gukarisa abakristo. Aba bakristo mugiye gutagihonomo ijuru rizababaza. Tumugira ngo birarangiye, ijuru rizabibabaza. Ijuru rizababaza impamvu mwakagombye gutanga ibintu byiza mukitangira ibibi. Kandi mbabwira ni ukuri, mwanze kwemera ukuri, mukundira inyoma. Mwabwiye ukuri ntimwakumva, ntimwakwemera. Yewe hagiye mvuga gutya, hagiye umuntu avuga avugisha ukuri, abantu bakagira umuntu muke, mukagira abantu basaze. Ariko bavandimwe, iyi Mana muri gukina imbere, iyi Mana muri gukinisha, mugiye kubona ibigiye kuba. Byishimo abe maso. Byishimo abe maso kuko aya mahereko ari gutambutsa amagambo na mahereko akomeye batamugambanira bakamuroga. Imana imufashe cyane nubwo bitoroshye,
ariko hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga y'Imana ishoboye byose, ikora ibyananiranye, irangiza ibyanze kurangira. Imana ihimbazwe. Njyewe ndi kubabwira ibi mbabwira ni ukuri mbahereza uku kuri, nta kundi uku kuri ni ku kwa nyako, nta wundi muntu ugufite. Njye ndi kubabwiza ukuri, se byari bikwiye? Byari bikwiye ko bigenda gutyo? Nimutaba amaso, njye ndi kuvugisha ukuri, nimushaka mwohereza izo myuka mibi zanyu, nimushaka mwohereza izo nzoka zanyu, njye ntacyo zantwara. Ndasengeye kuko Imana ari muri njye. Ernest afite imyuka mibi, akoresha imyuka mibi, ndabihamya. Gitwaza akoresha imbaraga z'umwijima mu banga, ibi mbihagazeho. Abakristo benshi bari ikuzimu, mbabwiza uko abakristo benshi bari ikuzimu, ariko ntimushaka kumenya ukuri no kureba kure, ntimushaka gusobanukirwa. Rero icyo nababwira ni uko mugomba kwemera Imana ikabayobora. Bitabaye ibyo ngibyo, mw'abakristo ngo musenga namwe mwisengere, ubugingo bwanyu ntawe buzabazwa, ni mwe ubwanyu muzaba mwarabwitangiye. Ntawe muzabazwa mu bwanyu, ni mwe muzabyizira. Kandi sawa, mugire ibihe byiza, Imana ibishimire, ibashyigikire. Mbabazwa no kubona abantu bumva ariko ntibakore. Ufite amatwi ntimwumva, mufite amaso ntimureba. Ayo maso abamariye iki? Ayo matwi abamariye iki? Umwuka wera amaze iki muri mwe? Mukabura gusobanukirwa n'abavuga ubutumwa baza kubabwiriza. Nta muntu wagiye kubwiriza ahantu, umukozi w'Imana nyamukozi wone agiye kubwiriza ahantu, nta mukozi w'Imana wagize amahoro. Pastor Steven bagiye kubwiriza kwa Nyirindekwe Ernest, sibazimye. Bazabandi ntibagiye muri Zion Temple, ntibazimye, ntibagiye barazima. Kwa Nyira Pascal ntibagiye kubwira kwa Minyoni, ntimukore ibi kubaho. Juliane ntiyari afite umukameramani wamukamiriraga w'umukobwa, ntiyapfuye amarabira. Imyuka mibi ntiyamuhitanye. Imana mwakire mu bayo. Hako mwebwe hariya bagiye gukora muri arena, bagiye gukorera ibitaramo iminsi 3 cyuzura. Mwagiyemo ngo mugiye gukoramo ibitaramo ngo nukuramya no guhimbaza. Bari bari kubamurikira abadayimoni, babamurikira abadayimoni, ntimwabimenya. Rero mwebwe niyo mpamvu muba muri kugira gutyo, ntago mubizi. Urumva cyo mbabwira ni ukuri. Sawa rero, Imana ibarinde, bishimire mu izina rya Yesu.